hanyuma se amavi yawe ko mbona afite ikibazo umeze ego no kugenda ndayakuruta rimwe na rimwe ujya wumva uri kugenda ukumva ushaka gupfukama yigo rimwe na rimwe ukumva ni intozi ziri kugenda mu mavi yawe urabizi ndabizi tugende tuve mu mavi yawe tugere mu nda yawe habimeze bite ni nk'ibisimba birimo haleluya hani ibisimba birimo rata hanyuma tugende tuve mu nda yawe tugere mu bitugu byawe ibitugu byawe ni bizima oya bimeze bite rero nabyo birandyaga kandi biraremeye hanyuma tubwire Imana igutura umutwaro uri muri ibi bitugu sibyo se birashoboka ko hari igihe uryama unyumve kabiri harata unamuka tuvugane mbese turi kurebana nzi neza ko Imana igiye gutanga ubuzima buzima turi hano kuri uyu musozi hari igihe ugenda cyangwa se ukaryama ukabyuka wumva wagira ngo wikoreye umutwaro mu bitugu byawe rimwe na rimwe ukabyuka mu bitugu byawe ukagira ngo wahinze n'imbavu zawe zose ibyo bintu urabizi niko bimeze ariko mvugira ngo Imana igiye kunkiza Imana ninkize vuga ngo Imana inkize Imana inkize tuve mu bitugu byawe tugenda tugere mu matwi yawe amatwi yawe wumvamo injereri cyangwa se ni intuza ni impundu nk'iza ababyeyi mwumvaga bari kuvuza impundu niyo usinziriye wumva impundu nijoro yigo niko bimeze tuvuge ngo Imana y'amahoro ikurenge Imana ni ndenge tuve mu matwi yawe tugere mu mutwe wawe hari intozi zirimo ngenge kubona mbona intozi ziri gutondagira mu mutwe kenshi na kenshi ukajya wishima mu mutwe wawe niko biri ukuri kubivuga niko biri none wavuga ngo vuga ngo Imana inkize Imana ninkize Imana inkize Imana ninkize Imana iguha ubuzima buzima yes turabasuje cyane abakunzi ba Hinduka Official amazina ni Mukeshimana Julienne tubona kugushimira wakoze subscribe share na comment waba uri mu gihugu cyo hanze wumva ikinyarwanda waba utanacyumva ndagusuje amahoro y'Imana abane nawe nagushimira kuko wabikoze nawe utarabikora nagushikariza kugira ngo ubikore udushigikira kugira ngo dukomeze twamamaze ubwami bw'Imana waba uri mu gihugu cy'u Rwanda uri mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Musanze uri mu zindi ntara zose nawe ndagusuje kandi Julienne ndabakunda ari we muyobozi wa Hinduka Official ubahagaze imbere ndabishimira cyane kandi ndanabakunda cyane wahisemo neza gukurikira Hinduka Official kuko nagusezeranje ko nazabatenguha kandi nzajya mvazanira abakozi b'Imana bari imbaraga z'Imana barimo ineza y'Imana bavuga Imana neza cyane bitewe nuko Imana ikora ibintu bitangaje inyuze muri bo hanyuma rero nawe utarayikora ugiye kureba iki kiganiro gushishikariza kugira ngo dukorere share comment na subscribe irakenewe cyane bagushimye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kuri Imana idukunda izina ryawe nirishimwe amen muririmbye yaravuze ngo twaherukana gatsera ariko dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha izina ryawe nirishimwe amen ndagushimiye ko waturinze ukarinda impande enye zose ari abari mu gihugu cy'u Rwanda uraturinda ari abari hanze y'u Rwanda bose urabarinda nubwo twahuye n'ibikomeye ariko ntago twaheranywe nabyo ngo tuhitanwe n'ibyaha ahubwo nawe waravuze ngo urinda umuntu wawe ukarinda n'icyo wavuganye nawe kugeza igihe icyo wavuze gisohoye ku buzima bwe izina ryawe nirishimwe turaguhamagaye ngo inubane natwe muri aya materaniro amasaha cyangwa se iminota turamara turi imbere yawe izina ryawe rihebwe icyubahiro kuri uyu musozi cyo dukomeje kwamagana n'abasimu n'abadayimoni imbaraga za shitani turazisenya mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga zawe ngo ziganze muri aya materaniro kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro birashoboka ko yaba dukurikiye ari umubyeyi uruhijwe birashoboka ko yaba dukurikiye ari umugabo unanijwe birashoboka ko yaba ari umusore cyangwa umukobwa ariko afite ibimugoye ariko nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo tuzane ibyacu byose bituruhije kuko we ntakikuna niyo mpamvu tukugoreje ibyacu byari bituruhije kubera kuri Imana y'amahoro ngaho ganza kandi utegeke muri aya materaniro imitima yari inaniwe uyihe gutuza iyo ari icogo yihe gukomera kubera kuri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu amen yego Julienne ndi kugira ngo uyu munsi yego tuganire kw'iyi ngingo nk'umuntu w'umuhanuzi yego nta muntu wigeze uhanurira yangiza akakubwira ati ibi bintu ntabwo ari Imana ibikubwiye ahubwo ni abantu babikubwiye uraza uri kubimbye ari uko babikubwiye yego ibyo turabihuza nuko hari umuntu twigeze tuganira arambwira ati Imana yigeze inyereka ibintu batabye ku musozi w'amasengesho hano tujya dusengera ati ndangije ndabitabura baravuga ngo ninjye wabijyanyeyo yego ati ninjye wabijyanyeyo atubwira ngo ngaragaze yuko ndi kwerekwa wowe ntabwo ibyo bintu byigeze bikubaho ibyo bintu biraba cyane tunahura nabyo kenshi gashoboka urugero impamvu mubwira ngo niwongeye kuvuga birashoboka ko dukurikira cyane kuko aranankunda yego
ni umubyeyi yari amaze imyaka 7 atabyara. Duhurira mu materaniro yaje muri groupe, ariko sinari nzi ngo ni umubyeyi cyangwa se ni umukobwa. Kuko urumva umuntu maze iyo myaka kandi yibereho mu buzima bwiza bw'imibereho, yari umuntu w'umusirimu. Nta mwana yari afite. Imana irangije irambwira ngo nimwitegereze. Ndangije ndamureba, Imana irambwira ngo uriya muntu amaze imyaka 7 atabyara. Ndangije ndayibwira ati ariko Mana ubwo koko ivyo bintu bibaho? Ati se bishoboka bite ko umukobwa yabyara nta mugabo afite? Imana irambwira ngo ni umubyeyi umaze imyaka 7 atabyara. Ndangije irambwira ngo genda umumbwirire ko guhera uyu munsi ari muri aya materaniro ko muhaye umwana. Haleluya. Hari mu materaniro y'abantu barenga 50. Ndagenda ndabimubwira, arangije tayikubita hasi ararirangira ati Julie, ibintu bishoboka gute? Hari umuntu wabunzi byibuze wabikubwiye? Ndagenda agira ati hari wakumenye utarabaho, uruta abo bantu bose utekereje. Arambwira ati se iwacu kari kure, nanjye akaba ari bwo bwa mbere nkubonye, bishoboka bite ko wamenye ibyanjye? Ndagira bati hari Imana itumenya abantu bataratumenya, hari kandi abantu bataranatumenya cyangwa se bataratuvugaho, ituvugaho bataratuvugaho. Mvugira ngo amen. Ndagira nabwira ati kandi ikimenyetso Imana impaye, Imana irambwiye ngo kindi kigiye uzagaruka hano hantu ufite umwana. Harasigara temagira ati nasengeye ku misozi myinshi, sengera ahantu hatandukanye, Imana ikambwira ngo impaye umwana ariko imyaka ishize ari 7 nta mwana afite. Ariko urumva ko hajemo gupinga cyangwa se kumva ko bidashoboka. Ariko ndashimira Imana ko umunsi w'ejo mu kiganiro gishize twakoranye yarampamagaye no SMS ndayifite. Arambwira ati Julie ati reka nkubwire, ati waransengeye narabuze umwana, ati uzi ko guhera uwo munsi nahise nwita. Haleluya. Ati ubu ngubu mfite umwana, atahubwo nzamuzana kuko nuwawe. Ishatse kuvuga iki rero? Ubu Julienne mfite abuzukuru. Imana yampaye abana benshi, si n'uwo gusa. Imana yakoze ibintu byinshi, mbese ndashimira Imana. Kandi nasomye ijambo rambwira ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Burya ubuhanuzi butarasohora ntago bwemerwa. Rero ndashimira Imana ko atabyihereranye, ahubwo yaje kumbwira ko icyo namubwiye yagize gute yazikoze. Si n'uwo gusa, ni byinshi Imana yakoze. Ndongera njya gusengera ahantu hari umubyeyi umaze igihe kirekire arwaye bikomeye. Imana irambwira ngo mubwire ngo muri sayi we byagenze gutya na gutya gutya na gutya. Imana integeka ko dukuriramo amasengesho y'iminsi 2. Ndagira ngo nkubwire muri ayo masengesho y'iminsi 2 Imana yakoze imirimo myinshi cyane. Turangiye tubona inzoka isohoka mu nzu izenda. Inzoka inzoka gira ubwo inzoka iragenda gutya arayifu turi kuyireba. Ibyo ni imirimo Imana yakoze. Umugore avuga ati napinze abantu benshi, mpura n'abahanuzi benshi, mpura n'abavuga butumwa benshi. Arangira ambwira ngo ku myaka ufite ntabwo natekerezaga ko ibi bitangaza byakoreka. Ariko hari igihe Imana ikora ibintu kugira ngo natwe twemere ko ari Imana igendera muri twe. Ubu ni ngiye sigaye nsenga isengesho rivuga ngo Mana njyewe unkorera ikintu gikomeye kizakwitirirwa. Ntikizitirirwa imbaraga za Julienne. Yego baravuga ati Julienne ni ukora ibi, ariko Julienne si ubwo bikora, ahubwo ni Imana indimo, ni imbaraga zindimo. Ngiye Julienne sinabishobora. Rero muri iyi minsi nikubwira Imana ngizandinde kwiyobora. Ahubwo nyoberwe ni Imana. Iyo uyobowe na nyiri bihe ikubwira ikintu ifite n'ibimenyetso bikomeye. Ikubwira ibintu bifite ibimenyetso, kuko muri iyi minsi ngende kugendana n'ubuhanuzi bufite ibimenyetso. Nawe udukurikiye rero ujye ubwira Imana iguhe ikimenyetso. Nukuri. Ubushize umuntu yarampamagaye arambwira ngo mbarize Imana. Bishatse kuvuga ngo kumbariza Imana ni ibintu bitandukanye. Abantu bavuga imvugo itameze neza. Niwumva ntagusengeye uzaze kubyihanganira. Hari umuntu wampamagaye arambwira ati icyo gihe nari narwaye. Arambwira ati nkeneye ko nsengera. Ndabwira ati nta kibazo, ariko nzagusengera kuko ubu ndarwaye. Nubwo nta gusengera turi kuvugana kuri telefone, ariko nzagusengera. Aragira ambwira ngo wakihangana ngo kansengera ngo nubundi Imana barimo mukayikorera. Ndagira ambwira ngo Imana ndimo nubundi ndayikoresha ndagusengera. Kugusengera suko tuvugana kuri telefone. Birashoboka ko nagusengera tutavugana kandi Imana igasobanura bitari bisobanutse. Birashoboka ko nagusengera icyangombwa n'ukwizera. Nimba wizeye Imana ndimo kavuga ngo ya Imana yakoresheje Julienne cyagihe uruga rukomeye. Cyagiye umubyeyi yanze kubyara akabyara. Cyagiye yasengeye wari wabuze urubyaro akabona urubyaro. Nizeye Imana yakoze biriya kigiye gukora n'ibindi. Nimba uyizeye ukizera iyo Mana, niyo tutaba turi kuvugana ukangura ati Julienne nsengera, niko ko ndagusengera. Ni ntagusengera birabara urubanza rwanjye n'iki n'Imana. Ahubwo wowe kimpamagara izere.
birangije umuntu arampamagara ndamubwira ati ndarwaye meze nabi, arambwira ati basi wakwihanganye ugashaka aho wihengeka ukansengera. Arambwira nti inshuti yanjye ndarwaye. Hari abantu batajya bumva ibibazo by'umuntu. Arambwira ngo nsengera ngihanga, nabwiye ati ndarwaye. None senga iyo Mana ikurimo ngo idatuma ajya kwihengeka ahantu ngo nsengere, nti ndarwaye. Yanga kubyumva. Ariko ndashimira Imana itareba kuri ibyo. Ndagenda ndamubwira ngo aho cya bugufi nimba wizeye dusenga Imana. Imana ntabwo ikora ko wuriye imisozi, Imana ntikora kubera ko wikebaguye, Imana ntikora kubera ko uri umusirimu cyangwa utari umusirimu. Nkunda kuvuga ngo naho twabuze ijambo Imana itanga ijambo, aho twabuze agaciro Imana iguha agaciro. Iyo ngezeho ndavuga ngo aho wasuzuguriwe cyangwa aho wasebeye Imana ariho izagusebezurira. Amen. Aho utereye agaciro burya Imana ihaguhereye agaciro. Bibi bintu byiza. Ikintu nsemera Imana rero cyane bikomeye. Aho wapingiwe, aho bamenye ko nta Mana ikurimo, Imana yakorera ibintu bitangaje, ikakorera imirimo itangaje biciye muri wowe basuzuguye. Barangiza bakavuga ngo burya cyagihe twamusuzuguraga Imana yari imurimo. Rero muri iyi minsi ndikubwira Imana ngo igikora ibintu bifite n'ibimenyetso. Nukuvuga ngo nimba urugero, nkunda kuvuga ngo nimba uri mu buzima bw'amanezeka, waravutse kwa Bidodomu Irodobari hatagaragara. Ndibuka winje amateka ya Bibiliya, Bidodomu yari umugabo usuzuguritse cyane. Ubu gisanduku y'isezerano yarije babura ahantu bayicumbikisha. Birangije babona ko kwa Bidodomu nta muburanyi wahaboneka, nta n'uwamuvuganira, bigira inama yo kuyijyana yowe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo bakuje muri iwawe cyangwa bakuzaniye iwawe bazi ko ari byo bigiye kukwica, nibyo bigiye kugukiza, mvugira ngo amen. Ibyo bari bazi ko bikurangije, ibyo bari bazi ko ari finali, ubwo bari bazi ko utazashangira nk'abandi bakobwa, ubwo bari bazi ko utazashaka ngo wubake ingo nk'abandi bakobwa, Imana ifata ibyarangiye bikongera bikabaho. Inshuti yanjye mvugira ngo amen. Ndashimira Imana rero ko yankoresheje iby'ubutwari. Nshingiye mu muryango mvukamo cyangwa se mu gisekuru cy'iwacu ntabwo byashobokaga, ariko Imana ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Bishatse kuvuga iki? Hari abajya biringira amafaranga, abandi bakiringira amashuri bize. Ngewe kwa Bidodomu utarize rata, Imana ikavugana nanjye mu ndimi abize batashobora kuvuga, yarangiza ikama n'ububasha bwo kuzisobanura. Nkavuga ngo iravuze. Aleluya. Ngiravuze ngo izakugirira neza. Uwize amashuri utahamuhagarika ngo abivuge, ufite amafaranga atabivuga, ariko Imana ikavuga ngo nzakugirira neza, nzakujya imbere ahataringaniye, nzagira gute? Nzaharinganiza. Itarebye ku burangarata, itarebye kuvutse mu muryango ukomeye rata, itarebye kuba nize amashuri, yarangiza ikavuga ati na Julienne utarize na segonderi, wize amashuri ane yibanziriza, ndamugira umwana wanjye kandi mugira umuvugabutumwa, mvugira ngo amen. Nigeze njya kuvuga ahantu ubutumwa, umuntu arampamagara, ndangije ndagenda, ariko kubera ko bajya bumva iyi base yanjye bakagira ngo ni umuntu munini cyangwa se ni umuntu mbese umeze neza cyane. Nanjye meze neza ariko ntacyo nyishinja yarakoze. Ariko uko babitekerezaga bumvaga ko ari umuntu muremure bishingiye kuri iyi base, bakumva ko ari wa mubyeyi ugenda yashizemo ibitenge ukuntu, bakumva ko. Ariko ndashimira Imana, hari ukuntu mutamvuga ngo Imana ikubita umuntu yegetseho. Ni ukuri. Iyo wamenye Imana ukayimira ukayemera nk'umwami n'umukiza, igiye gukubisa ntago iguteza rubanda, imanza yegekaho kugira ngo batamenye ko Imana ikora. Hanyuma abantu ndagenda, Pastor arangije atuma umudiyakoni ati genda nzanire Julienne. Mageze aranyoberwa, naho kumbi kunyoberwa yarazi ko ari wa muntu ukomeye cyangwa se wa muntu munini. Harangije kunyoberwa arambaza ngo ariko ngo Julienne ntawe wamboneye, uri kubaza Julienne kandi muhagararanye. Nayo nageragira ati Julienne ntawe nabonye. Harangije amagara Pastor aterega umuntu watumye namubuze kandi ari ngewe. Aleluya. Arata ndashimira Imana ko hari ukuntu ijya yica nkete. Imana yica iperereza n'ukuri kw'Imana. Hawambaza ngo yica iperereza gute? Kuni Imana yica iperereza iremera ukaburara, ukanambara n'ubusa. Ariko iyi Imana yica iperereza cyangwa ikagukubita yegetseho, niyo waburaye babona uri umusirimu. Aleluya. Cyangwa waba wambaye n'ubusa, hari akarondani wambaye bakakubwira ngo iki gitenge kari wawe ugifite wenyine. Imana yishe iperereza rata. Aleluya. Njye nabwiye Imana ngo wa Mana we, nanyuze mu bintu byinshi bikomeye, ku myaka mfite buri muntu wese afite ishuri yize. Ndagiye nabwira ngo umunsi uzaba wabigenje neza nzahindura n'ingendo.
mureke impano yanjye yo guseka ikore. Murabizi ko Julienne mbakunda pe, kandi namwe murankunda, nabasezeranyije ko nzajya nseka igihe cyose ndi imbere yawe. Ndagira ngo umunsi wabihinduye nzarigendera. Birashoboka ko umaze igihe kirekire udukurikiye uri guca mu dusesero. Birashoboka ko umaze igihe kirekire udukurikiye udaca mu nzira igaragara nk'abandi babyeyi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire udashaka kuvugana igisekuru uvukamo kubera izina ryahosha, kubera ko ari kwa Bidodoma. Banakoza ngo yemwa uri wo kwanda ugatinya kuvuga papa wawe kubera ubutayu. Ariko iyi Mana yabihinduye uragenda bikemera, ukavuga bikemera, ntabwo bongera guca mu dusesero gutese. Kandi Imana yabigenje neza. Iyi Mana yakibirinduye wambara igitenge ukavanga impande zose urahari Mana. Ubwo niko Julienne azajya arabigenza. Avuga ati wowe udukurikiye nimba witoza kuba marene wa Julienne, nawe witoze kuba nk'umusirimu. Mana yarambwiye ngo izamu umugabo mwiza kandi impe n'ibindi. Nanjye ndabwira ngo nshingiye kubivuganye nanjye, kandi ukora ibyo wavuganye nanjye, umugabo uzamugira umusirimu. Yego. Tugomba gutegeka umugabo uzamugira iki? Umusirimu. Kubera iki? Yaravuze ngo izangira umusirimu, irangije irambwira ngo izanyicazanya n'abantu bakomeye, irangije ngo nabize n'abatarize bazifuza kuvugana nanjye. Yego. Nanjye ngo nshingiye kubivuze, utarebye ku miryango, utarebye ku mashuri, utarebye ingano yanjye, ahubwo ukareba ibiro bikeya ariko ko mfite base, ukavuga ngo uzampa umugabo kanangirira neza, uzamugira umusirimu kugira ngo ntazamucumuza. Ingize umusirimu nimugira umusirimu zaba ari ibintu bigoye cyane pe. Ariko yaravuze ngo nitwizera. Yego. Tusaba icyo dushaka cyose tuzagira gute? Tuzakihaba. Irangije iravuga ngo ikirenze kuri ico ni wizera umwami nk'umukiza wawe, uzakora imirimo yarenze kuyo Yesu yagize gute yakoze. Nabuzwa n'iki kuvyizera. Urugo rwiza rurahari, abagabo beza barahari, abakomeye n'abaworoheje bose barahari, abize n'abatarize Julienne nzicarana nabo. Yego. Ariko haleluya. Amen. Mfite ibihamya bikomeye rero ku Imana yakoze. Kubona umuvyeyi yamaze imyaka 7 atabyaruka mubwira ngo iravuze nge guhaye umwana imyaka 7 ni myinshi inshuti yanjye. Icyo nshimira Imana nuko yamuhaye umwana. Sinirata ku biro bike Julienne mfite. Sinirata naka gasura, ahubwo nirata Imana indimo. Yangiriye icyizere. Irangije iravuga ngo uzaba umwana wanjye kandi uzaba umukozi wanjye. Haleluya. Iravuga ngo muhumurize abantu banjye, nubwo bafite ibibakomereye cyangwa se bibagoye, ariko mubabwira ijambo ryorurutse imitima yabo. Yego. Haleluya. Amen. Zashoboka kuri mu bihugu bitandukanye, ntabwo Imana izakangwa kuri muri Canada, ntabwo Imana bizakangwa kuri muri Sudani, ntabwo izakangwa kuri Zambia, Mozambique, Australia, hehe na hehe. Imana icyo yanditse yagize gute? Yaracyanditse. Kandi tuzabaca muragenda namvugira ngo amen. Amen. Sinzi niba icyo kiganiro twarigeze tugikorana, hajya narabikubwiye. Oya. Hari igihe nagiye gusengera, barabimbwiye biryoha bisubiwe. Epfa ko tagira cyabane hano. None turi mu butayu, Imana uzukuntu mvuga, naravuze ngo Imana hari ukuntu Imana imbebeza. Nanjye nkabona ko nabebeye ku Mana. Ikambebeza umunyenga ababyeyi batampaye Imana ikabumba. Uziko Imana iheka n'umuntu cyane. Imana ikaguheka nawe uhita wisinziriza kandi utarusinziriye cyane. Irangije irambebeza, irangije ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Sinakubwiye ko Imana yansezeranyije ko izama inzu nyinshi. Imana irambwira ngo izama inzu kandi itezeranyira etaje. Ubu navuye gutanga priyave y'inzu nshaka. Yego. Natanze priyave mu bwo kwizera. Nawe udukurikiye ku kibazo ufite, byaba ari ideni, bwaba ari ubushumeri, bwaba ari inzu y'ubukode uhagazemo, waburi haleluya, waba wambaye ubusa, waba warabuze ijambo mu muryango washakiyemo, waba uri mu ruganda rumeze gute, waba uri mu ishuri, waba ugendesha ibirenge, waba wabuze ijerekani yo kuvomesha, waba wabaye akihebwe ku musozi utuyeho, bageze n'igihe cyo guguca hata sieneva egad, wageze mu gihe cyo muri finale, tanga priyave. Yego. Tanga iki priyave? Yego. Waba uri mu buzima bw'inyongezo, hahandi bavuga ngo ni priyave cyangwa se turaza guteza cyamunara, Imana ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Imana ikangwa n'ibyo, tanga priyave. Yego. Waba warabuze umugabo wadukurikira umukobwa, waratereswe kenshi ukabengwa, wakwibaza ngo n'abavuga butumwa ngo bavuga guteretwa, nese ushaka utaratereswe? Urateretwa. Nimba wararambagijwe kenshi bikanga,
hari Sanibalati na Tobiya babonetse ku buzima bwawe. Wa musore waraterese kenshi abantu barakwanga kubera umuryango uvukamo. Tanga Priave ku kibazo ufite. Ndagiye ndavuga ngo ibi byose mbihaye Priave. Ndagiye ndagenda nditegereza, nta nubwo narebye Musanze ko Imana yansezeranije kuba ahantu heza mu mujyi mwiza, nsezeranye ko nzajya no mu mahanga, ariko ndavuga ngo nubwo nzajya muri Amerika nkajya no mu yandi mahanga arenze kurayo, ngiye gutanga Priave no kunzu yo mu Rwanda. Yego. Haleluya. Ngiye gutanga Priave no kunzu ya hehe yo mu Rwanda. Ndagiye ndavuga ngo Musanze ntabwo imbereye, ahubwo nshaka i Kigali iwabo w'amafaranga. Ndagiye ndagenda nitorora Kigali. Ndagiye mfitamo inzu ncakarade. Yego. Haleluya. Amen. Ndagiye ndavanga iyi nzu nshingiye kuko wavuganye nanjye, nyihaye Priave. Yego. Yaba ari umuntu uyirimo, yaba ari general umeze gute, yaba ari umuyobozi umeze ute, yaba ari umuturage, iyi nzu ndayishaka. Yego. Haleluya. Mutegeka. Yaravuze ngo nitwizera dusaba ico dushaka cyose. Yego. Kandi nta nubwo nanayibisabye, yabonye ko binkwiriye, iravanga umwana wanjye, inzu nziza izakubera. Yego. Noneho ndagije uko Imana yagutetesheje uzayibwire ibikugoye byose. Ntuzayibwire ikiro cy'umunyu washobora kukigurira. Akaba akazu kamabata 5, hari nigiye wagira mu byara wawe akagufasha kukubaka. Ariko nujya gusaba Imana uzayisaba ikintu utashobora kwigeza. Nujya gusaba Imana uzayisaba ikintu kitari mu muryango wawe. Mwabaye muti. Ndagiye ndavuga ngo ariko Mana iyi nzu nyihaye Priave, ariko ikirenze kuri ico uzampa amafaranga. Ndavanga amafaranga arimo ibintu byinshi. Yego. Amafaranga arimo inzu nziza cyane. Amafaranga arimo amasamu. Amafaranga arimo kwambara ukaberwa. Amafaranga uyafite washaka. Haleluya. Ariko mwabaye muti iyo ufite amafaranga n'Imana aba ari uburyohe. Yego. Naye nabwira ngo no amafaranga nzubaka inzu nziza irenze kuyo nahisemo. Naye nabango nubwire yanyihisemo ntagire muri bije natekereje. Nta nubwo bamenya plan ari narapanze yo kuzubaka. Ngiye plan ari narafashe na plan zubaka inzu yanje. Haleluya. Birangije ndayibwira ngo ari kumaye amafaranga nzaguramo ikibanza nshaka n'abakozi bazikore bigende neza. Haleluya. Ndangije ndayibwira ngo wa Mana we wambwiye kuzantetesha, niyo mpamvu ngiye kugutetaho kugira ngo ugendane nanjye. Waba unkurikiye Imana yarakwemereye kugutetesha, waba unkurikiye Imana yaragusezeranije byinshi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kubikora idaciye mu muryango wawe. Ico nkundira Imana ibikora idaciye kuri mu byara wawe. Hari ikintu Imana ikora idaciye ku mugabo wawe, hari ikintu Imana ikora idaciye ku mugore wawe. Ahubwo yaravuze ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mvugira ngo amen. Ndagije ndayibwira ngo tubyumvikane, nkeneye amafaranga. Irambwira ngo amafaranga nayiki. Hebwira ngo nzagura ikibanza. Abari bazi ko Julienne mvuka kwa Bidodoma. Kwa Bidodoma uzi ko hagira ijambo. Haleluya. Abari bazi ko bidashoboka bakabona ko bishoboka. Abari baragufashe ijambo ikintu nkundira Imana bamwibagira abagaragu bakaba benshi. Naye nabwira ngo umuntu wese wafashe ijambo kuri Julienne ntabwo nabifurije gupfa. Ko nasomye ijambo rirambwira muri Bibiliya, rirambwira ngo dusengera abanzi bacu kugira ngo bagire gute barame. Ndaje nabwira ngo ntago mbifurije ko bapfa, ahubwo mbifurije kurama. Mvugira ngo amen. Ndagije ndavuga ngo umuntu wafashe ijambo kuri Julienne abona katazashaka, abona katazagira urugo rwiza. Haleluya. Uwo munsi numa amafaranga nzashaka ikibanza cyiza. Ariko haleluya. Uwo munsi numa amafaranga nzashaka ikibanza cyiza, numara kuma ikibanza cyiza uwafashe kuri Julienne ijambo bamwe nzabagira abafunda abandi baba bayede. Mvugira ngo amen. Ndavuga ngo yaba ari umugabo azaza kuba umuyede kwa Bidodoma, umubyeyi azaza kuba ingeri zose hazavamo abafundi ndetse n'abayede. Ariko wafashe ijambo rikomeye kuri Julienne nzamubwira ati tayari saa moya ziburimo uze kwikorera isima kuri depo umene na beto. Kubera iki Imana inyuranyije iminsi n'ibihe, ibyari bidashoboka bikuyemo ibishoboka. Niyo mpamvu bamwe kuri ngi bazaba bafunda abandi bakaba bayede. Iyo babaye gucye bamwe bakwita boss, abandi ukitwa mabuja, ntibajya muri ranch utabahaye amafaranga, bajya kurya iki? Kubera ko yambwiye ko izanetesha. Niyo mpamvu nayiteseho kenshi cyane, kandi uyu munsi iracyambebeza. Mvugira ngo amen. Haleluya.
ntukangwe n'imisi uhagasemo, ntukangwe n'umuryango washatsemo kabone n'iyo bakwanga. Nkunda kuvuga ngo hari igihe umuryango ukwanga ukagira ngo uguhekeshe igikapu cy'ibigeragezo, kumbi ni ikibazo cy'ibisubizo baguhekeshe. Bakagira ngo ni ibibazo baguhambirije, ngikorera utwawe wigendere, ikorera imitwaro yawe wigendere, kumbi bari kugusunikira mu bisubizo. Mvugira ngo amen. Bakagira ngo ni ibibazo sha, bakavuga ati nubwo avuye aha tumukoresha ibyari bimugoye, tumukoresha utwa twose agiye gupfa. Yego. Kandi bari kukuganisha mu gisubizo cyawe. Nkunda kuvuga ngo hari igihe umuntu aguteza ikibazo, Imana iteza ikibazo kugira ngo Imana ike muri kindi. Mvugira ngo amen. Muri ngerangera avuga ngo mbese intambara zitabayeho, abanga intambara zitabayeho wavuga iki? Intambara zitabayeho wavuga iki? Yego. Ese utaburaye wamenya kugaburira ufite inzara? Hata sieneva egadi tayabini kwanta jevedosase hata yasikia zomando zogradosase. Intambara zitabayeho wavuga iki? Ese waba utarambaye ubusa ukamenya ko kwambara ubusa bihari? Umugabo yaba atagukubise ukamenya ko inkoni vyana, nta nubwo wamenya guhumuriza uwakubiswe. Ariko turashimira Imana ica mu bikomeye igakora ikindi kintu gikomeye. Imana ituzirire neza. Turashimira Imana rata ijye ibohora n'ingoyi yari iri ku maboko yacu. Ugenda umeze nk'ubashwe, hari kuntu tuba mu buzima tukagenda tutishimye, ukagenda isura yawe yarahindutse, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana yakugezeho ukayemera igatura muri wowe, niyo waba ufite imyaka 70 urongera ukaba umwana ukagira isura y'umwana w'imyaka 15. Amen rero. Turashimira Imana rero ikura ibishoboka mu bidashoboka. Aho bari bazi ko birangiye, aho bari bazi ko birangiye, Imana ikavuga ngo ngera ubeho. Bari bazi ko iyo ngeze abantu nkunda kuvuga ngo hari ukuntu umurozi aza kuroga nijoro akavuga ati Julienne ndamurangije, iri joro ntago ari butambuke, iri joro nubwo ari butambuke arajya kwivuza. Zarangiza Imana ikanyuranya iminsi nibi ikavuga ngo ndategetse ongera ubeho, ukanabyuka mbere yesha. Uzi ikintu nkundira Imana, imubuza amahoro nawe akabyuka mugahurira mu marembo, hanyuma Imana ikaguha agatima k'akanyamuneza ukamubwira ngo waramutse gute special, nawe akakubwira ngo naramutse neza. Kimeze gite? Icyo nshimira Imana ibinangiza umutima, barangiza bakaba ati burya na kiriya kigure ni ikirozi. Kubera Imana ikurimo ifata ibidafatika, aleluya, ikabihindura ibifatika. Ivuga ngo ni upfe ikavuga ngo baho, bazi ko birangiye ikavuga ngo ndategetse ubuzima nibukomeze. Imana itugirire neza. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Ubashiriye Imana yaguseka reka nayikore. Nabera njye niko twakora ikiganiro nkabona abantu baje kureba kandi bari gufashwa, nabo bafashijwe. Muraho? Amen. Muraho neza. Haleluya. Amen. Mwafashijwe? None se muje guhagarara hano bigenze nuko dukunda Imana kandi ugasanga n'uw'Imana niwe wicaye aho. Yego. Mwumvise turi kuvuga Imana mwagije muringi hano muza kunda, natwe turayikunda. Babwire ngo n'uwaba afite ikibazo kumusengera bireme, n'uwaba afite ikibazo rwose agende tumusengere. Yego, ni karibu. Yego. Wizeye ko Imana ikiza. Hata sieneva egadi tayabini kwanta jevedosase tayasikiyazo tutenevedosase hata yazenebasire. Urakoze uri nyiribi, izina ryawe nirishimwe. Hanyuma tugiye kumanza twiyeza kugira ngo dusenge. Bwira Imana ikweze kucyo wumva kibosha umutima wawe, hanyuma dutegeka muri uyu minsi cyangwa se kuri uyu munsi. Ndi mu mavuta yo gutegeka. Kwaravuze ngo nitwizera tuzabwira imisozi yimuke izimuka. Haleluya. Hanyuma mbwirira Imana ikweze ku cyari kikugose, ku byari bikuremerere. Haleluya, haleluya. Imana itukirire neza. Hanyuma turebane, kubera ko umurimbyi yaravuze ngo nge nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Haleluya. Hanyuma ikintu cyo kwiyahura ukiziho gute? Ni umubabaro w'uburwayi. Nubu muri iminsi mvuye i Butaro. Buriya mu bihaha harandyaga mu nda hakana. Ibyo ntago mbikubajije. Nari nkubwiye ngo watekereje kwiyahura byari. None nijoro nabitekereje bimazemo iminsi. Umuririmbyi yaravuze ngo sana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Sana agahinda umubyeyi nawe usana agahinda, mugabo nawe usana agahinda.
agahinda n'abatamuzi bari kujya mu bapfumu usa n'agahinda. Aleluya. Hanyuma wizeye Imana ko ikuraho umudayimoni wo kwiya? Ndabyizeye. Hanyuma se Imana y'amahoro ikurinde, igushigikira, ikongerera iminsi yo kubaho, ikurinde umudayimoni wo kwiyahura. Imana ikurengere. Hanyuma se amavi yawe ko mbona afite ikibazo umeze ego no kugenda ndayakuruta. Rimwe na rimwe ujya wumva uri kugenda ukumva ushaka gupfukama. Yego. Rimwe na rimwe ukumva ni intozi ziri kugenda mu mavi yawe. Urabizi? Ndabizi. Tugende tuve mu mavi yawe tugere mu nda yawe. Abimeze bite? Ni nk'ibisimba birimo. Haleluya. Hani ibisimba birimo rata. Hanyuma tugende tuve mu nda yawe tugere mu bitugu byawe. Ibitugu byawe ni bizima. Oya. Bimeze bite rero? Nabyo birandyaga kandi biraremeye. Hanyuma tubwire Imana igutura umutwaro uri muri ibi bitugu. Sibyo se? Birashoboka ko hari igihe uryama unyumve kabiri. Harata unamuka tuvugane mbese turi kurebana. Nzi neza ko Imana igiye gutanga ubuzima buzima turi hano kuri uyu musozi. Hari igihe ugenda cyangwa se ukaryama ukabyuka wumva wagira ngo wikoreye umutwaro mu bitugu byawe. Rimwe na rimwe ukabyuka mu bitugu byawe ukagira ngo wahinze n'imbavu zawe zose. Ibyo bintu urabizi? Niko bimeze. Ariko mvugira ngo Imana igiye kunkiza. Imana ni inkize. Vuga ngo Imana inkize. Imana inkize. Tuve mu bitugu byawe tugenda tugere mu matwi yawe. Amatwi yawe wumvamo injereri cyangwa se ni intuza, ni impundu nk'iza ababyeyi. Mwumvaga bari kuvuza impundu. Niyo usinziriye wumva impundu nijoro. Yego, niko bimeze. Tuvuge ngo Imana y'amahoro ikurenge. Imana ni indenge. Tuve mu matwi yawe tugere mu mutwe wawe. Hari intozi zirimo njye kubona mbona intozi ziri gutondagira mu mutwe. Kenshi na kenshi ukajya wishima mu mutwe wawe. Niko biri. Ukuri kubivuga niko biri. Niko biri. None wavuga ngo vuga ngo Imana inkize. Imana ni inkize. Imana inkize. Imana ni inkize. Imana iguha ubuzima buzima. Imana guhera ku birenge byawe inzozi zo kurota bapfuye urazizi. N'isanduku ndayibonaga iruhande rwaho ndyamye. Kandi nirishoro waraye uri kurota abantu bapfuye. Niko bimeze. Niko bimeze. Tuvuge ngo Imana igukize. Imana ni inkize. Nirishoro waraye uri kurota abantu bapfuye bari kuguhamagara. Rimwe na rimwe ukarota uri kurira imisozi cyangwa se uri kwiruka. Ni kwiruka. Ndabizi. Vuga ngo Imana inkize inzozi zimbi. Ukuri kubivuga niko biri. Imana ni inkize izo nzozi mbi. Imana igukize inzozi ziki? Imbi. Imana igukize inzozi zimiro. Vuga ngo nongeye kubaho. Nongeye kubaho. Vuga ngo Imana inkijije urupfu. Imana inkijije urupfu. Imana inkijije urupfu. Inkijije urupfu. Imana ikurengera kandi Imana igushukira. Nkunda kuvuga ngo aho twabuze icyerekezo, aho twabuze inzira, aho imiryango yananiwe, aho amafaranga yananiwe, Imana irigwatiriza ikarwana nk'Imana. Mvugira ngo Imana indwanirire. Imana indwanirire. Imana ikurengere kandi Imana y'amahoro igushigikire. Twagiye ibyo byose tubivuyeho tugera hano mu rukenyerero rw'umugongo. Ahantu ukenyererisha. Rwakindutse kabiri. Iki gice nta. Rimwe na rimwe uragenda ukumva igihande kimwe kiri ukwaho. Ikindi kiri ukwaho. Ni kukubesha. Oya. Ubizi neza? Kimwe kigenda kimeze guca. Rimwe na rimwe ukajya kumva ukumva amagufa wagira yarafungutse. Yego. Ibyo bintu urabizi? Ndabizi. Kandi wagerageje no kwisiga imiti ya Kinyarwanda. Ibyaranze narabuze Imana narayi. Hata si eneva gadi taya bini konta jeve dosas. Hata yasikia wije dosas. Hata yazene basire urakoze uri nyiribi. Wisize imiti itandukanye. Yego Yesu Imana imbabarire narabikoze narabunze. Nubu nangiye kubunga ngo nshaka iyo abantu bari gusengera ngaho namukanze neza ko Imana irakugirira neza. Hahandi utekereza kujya no mu bapfumu aribwo wagira ubuzima. Naragiye. Wagiye yose? Naragiye rwose. Unyemerere ntumbeshe. Kubera ko Imana ireba ibitagaragara. Si wagiye no mu bapfumu. Si baguhaye umuti ahubwo ukarushaho nk'isiga bikanga. Nta muraro nagiye. Si bagusabye amafaranga se. Ariko vuga ngo dufite Imana ikiriza ubuntu. Mfite Imana ikiriza ubuntu. Vuga ngo Imana igiye kumpana ibitotsi. Imana ni ntibitotsi nsinzire. Iri joro so waraye uri kureba? Yego. Si burinze bucu uri kureba? Ndi kureba. Iri joro aka kanya tuvugana. Uwari waguha umuti se wari wawisi? Kubera kubabara Imana imbabarire ari yinkiza. Imana ikweze kandi Imana ikugirire neza. Vuga ngo Imana imbabarire no kujya mu bapfumu. Imana imbabarire kuja mu bapfumu. Iyo bakubwira kugukinda sago se ntawe ari kwemera. Nari kwemera kubera kubabara. Kubera kubabara nari kwemera. Ko Imana imbabarire. Uyu muntu tuvuga ngo Imana imukize. Imana imukize. Mvugira ngo Imana imukize nshuti yanjye. Imana imuha ubuzima, Imana imuha n'ibitotsi. Amafaranga arashize. Cyane. Umurima nawe waragiye.
ibyo ngibyo urabizi ndabizi cyangwa ndi kukubesha ariko ntaho uri kubesha ndi kukubesha vuga ngo n'umurima waragiye yego n'umurima waragiye si wagiye ushaka ubuzima se haleluya Imana igiye kugukiza muri aka kanya rero unyemerere wizere sibyo Imana ikubareye kujya mu bapfumu Imana ikubareye kukumva wakwihorera Imana imbabarire hatuwanyere kuyu muntu nanjye wangize guca ndabivugaga mfite ubushobozi bumeze gutyo urabizi urabivugaga acuri kubesha ndabivuga mfite ubushobozi nkamenye naho barabinkorera nanjye uwo muntu namubuza amahoro ariko ratari Imana itanga ubuzima aho abantu twabuze ubuzima Imana igatanga n'imbabazi aho twagiye mu bapfumu Imana igukize hanyuma ikindi iyereye amahoro iguha amahoro yo mu mutima impamvu mvuze ngo iguha amahoro yo mu mutima rimwe na rimwe ijoro riragera gukumva wahambira ibyawe nkiruka nkagenda ndi kukubeshera mu bicuku bya nijoro abandi basinziriye abandi bari kurota abandi bari gupanga purani z'ibyaje barakora wowe kumva wazinga ibyawe ukiyirukira vuga ngo Imana inkureho umudayimoni wo gusaza vuga ngo Imana izampe gusaza ntasaze Imana izampe gusaza ntasaze uyu muntu muri kureba uyu ntago yari gusoza uyu mwaka aterutse ku musozi ariko Imana y'amahoro idapfa idakiranirwa ikugira umuntu nyamuntu aho amafaranga yananiwe aho imiryango yananiwe aho inshuti zatuvuyeho bamwe batari ko buri munsi ni wowe wirukanka urwaye ni wowe harana ubugayi bwa buri munsi ni wowe uzayo abaganga bari ni wowe wabuza wowe uri muntu ki ariko turashimira Imana rata ikiza nta kintu irebyeho hanyuma reka twisengera Imana iguha ubuzima buzima nigera no mu rugo rwawe ivane y'umwiryane ivane y'iki umwiryane guri urugo rwawe si rufite umwiryane guriyo dore naba bararwana cyangwa ni kukubeshe Imana ivane y'umwiryane kuko Imana nitavana y'umwiryane mbonye havuye yogereza y'abantu babiri batemana Imana ni ndengere Imana itanga ubwumvikane mu rugo rwawe Mana turagushimye tugushimiye kugira neza kwawe turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga urera kandi urakiranuka uri sambi itarumba igiti cy'inganzamarumbo izina ryawe nirishimwe hata eneva egadi hata yasikia zomano zogredo sase hata yabini kontaje vedo sase uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri uko wakizaga kera n'uyu munsi ni kuri gukiza uko wahumanuraga ibyahumanye kera n'uyu munsi niko wahumanura nyemerera ugere muri aka gatuza nyemerera witwa Imana kubera kuri Imana y'amahoro ugeze muri uyu mugongo ni witwa Imana ugeze mu rugo rw'uyu mubyeyi atasi eneva egadi hata yasikia zogredo sase hata yabini kontaje vedo sase nutanga ubuzima buzima birashoboka ko yirwaniriye kandi waravuze ngo turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara yirwaniriye ari umubiri umunanije yagiye mu bapfumu kubwo umubiri wari uri kumubabaza n'umwezi numweze umutunganye numugirira ibambe n'imbabazi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro kimara kumweza waravuze ngo nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza uravuga ngo tugusaba icyo dushaka cyose urakiduha uravuga ngo kandi kirenze kuri ibyo nimunyemerera mbahaye ububasha bwo gutegeka uyu munsi turategetse nunyemerera umuha ubuzima buzima ugeze muri uyu mutwe twamaganye abadayimoni bo gusara mu izina rya Yesu twamaganye abadayimoni batondagira muri uyu mutwe mu izina rya Yesu ugeze muri ibi bitugu kuramo uyu mutwaro mu izina rya Yesu geze mu birenge bye ni witwa Imana izina ryawe rahabwa icyubahiro ugeze mu rugo rwe twanze yogereza tuvanye y'umudayimoni w'umwijyane mu izina rya Yesu nunyemerera utanga ubuzima buzima ineza yawe itindane nawe imiryango yananirwa amafaranga yananirwa ubwenge bw'abanyabwenge bwananirwa ariko tuzi neza kutananirwa nunyemerera wavuganye natwe kenshi wakoze imirimo myinshi ku buzima bwacu ndabyibuka Kristo ko watanze umwana ku mubyeyi wari umaze imyaka 7 ndabyibuka ko warwaniriye umubyeyi yaraheze mu nzu baramuroza inzoka ukayisohora ukamugira umuntu muzima uyu munsi akaba ari kugenda yemye reka n'uyu munsi wongera ukore
nunyemerere Kristo. Ndabyibuka kuba wakoze imirimo mu bitaro bya Musanze ukiza ababyeyi ubaha abana bazima, abari baratsika amaguru urongera urategeka amaguru abaho, bari birutse ku musozi urongera urategeka babaho. N'uyu munsi nutegeke ku buzima bw'uyu mubyeyi. Muri byo yaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, wakwiringira amafaranga agashira, twiringiye imbaraga zawe. Ndaravuga ngo abandi banyuze bagapfa, niho twebwe twanyuze tubaho. Nushimwe kuba murindiye mu bikomeye, umurindira mu byagombaga kumwica, ariko urangiza umubesaho. Niyo mpamvu n'uyu musagi hagase, ariko nyemerera Kristo, ubu burwayi turabusengeye. Nubuhe kugira amatwi butwumvire bwumva ibyo tuvuga mu izina rya Yesu. Nubuhe kwambara umubiri bwambara umubiri bitwumvire bisohoke mu izina rya Yesu. Twangamaganya imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi n'abarogesha, imbaraga z'abanyabwenge turananiza mu izina rya Yesu. Urakoze kumubohoye kandi urakoze gukora imirimo ikomeye ku buzima bwe, ukabutanze ubuzima buzima. Nushimwe kumuhaye kuryama agasinzira, nushimwe kumuhaye kugubwa neza. Izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Ngaho ganza kandi utegeke. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo nitwizirikane ubwacu, ahubwo tuzirikane n'abandi. Hari n'abandi badapfukamye hano hantu bameze nkawe. Hari abaheze mu magoyi wabo, bamwe babuze ubushobozi bwo kujya ku bitaro, hari abari mu bitaro. Abo ngabo bose turabazirikanye, abo bose nubagereho. Muganga atarakora ukore ku buzima bwabo, muganga ataravuga nuvuge, kuko muganga ni wowe umutegeka kandi ukamuyobora. Urakoze kutanze ubuzima buzima kandi ukabutanze urukundo rwawe mu muryango we. Bisenze Imana mgize mu izina rya Yesu, amen. Vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Nakiriye gukira, nakiriye gukira, maze igihe kirekire, mpagaze ku musozi w'igisuzuguriro, w'uburwayi, ariko uyu munsi ndizeye kumpaye ubuzima, ntaboneye mu bapfumu, ubuzima ntaboneye mu miti itandukanye. Nakiriye ubuzima, ndakize. Aho nari mbabaye hose, nakiriye ibitotsi, nakiriye kugubwa neza, nakiriye amahoro mu muryango wanjye, nakiriye ubwumvikane mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, mukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka dusoze utanga nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 7. Kanyisubiremo ni 078 24 55 19 7. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.